uwo mwana naramuka atwaye igikombe hehe na kabucungu kandi muri iyo nzu azegukana 100,000 by'amanyakenya muzoza mujye ukuguru kw'inkoko mu gitondo nimugoroba mujyi josi ejo mu gicubi ejo bundi muzorya muroye mujye no murizo ifaranga nzizo zoshira muzo oya ye nuko ni sawa n'uwo mwegeranye umubwira abwiriwe batangire kwisiga ubunyine kandi twebwe gamisi murenge bama batangira bisige kombotora ubwizaga bwo n'ubwa karemana abakobwa b'abanyamurenge se nabo bazabushakisha. Twongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe mu biganiro byacu bya buri munsi mwe mudahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye turabaramukije aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye twizere ko muri amahoro natwe turamahoro turabishimira Imana iduhaye undi munsi nandi mahirwe yo kuramuka turabishimira Nyagasani ukomeje kututiza ubuzima. Rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe aho tugiye kubaha inkuru ishyushye inkuru yaciye ibintu, inkuru irimo irahitinga, inkuru igezweho mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi. Iyo nta yindi rero ni inkuru y'irushanwa rya Miss Mulenge East Africa rigiye kwakirwa ku nshuro ya mbere hano mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi. Iryo rushanwa rero rikaba ryavugishije abantu benshi bagiye bandika amagambo atandukanye ku mbuga nkoranyambaga, harimo n'abastare turi buze kubasomera ibyo bagiye bandika cyangwa se ibyo bagiye bapostinga ku bijyanye n'iri rushanwa rigiye kubera muri uyu mujyi wa Nairobi. Rero turaza gusoreza nanone ku yindi nkuru yo noneho irimo iraca ibintu, aho hano muri Nairobi umusore yagize atya ati igisirimba turakibyina ntihagira n'umupasiteri twitambika turamwurira byanga byakunda. Rero ayo makuru niyo tugiye kubagezaho muri aka kanya gatoya, ntuje kujya kure, nta handi wayasanga amakuru nkayo ni kuri Lucky TV1. Niba ureba ibiganiro byacu utarakora subscribe, kanda subscribe guys, kanda subscribe udushigikire dukomeze tubahe inkuru zishyushye muri uyu mujyi wa Nairobi. Rero andi makuru nkayo ngayo ni mu kanya gatoya turaje tuyave imuzi ni muzingo uko yakabaye yose. Twongeye kubaha ikaze nanone mu kiganiro ku buryo burambuye nkuko twari tumaze kubibabwira. Hashize iminsi nkingahe ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru nyamurenge bikorera kuri YouTube bitangaje inkuru cyangwa se irushanwa rya Miss Mulenge rigiye kuzabera mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi. Iri rero ni irushanwa ryateguwe na Papa Legend OG afatanyije na Samir Dodos, aba nibo bazaba basponsor iri rushanwa kuzageza aho rizaba rirangiriye. Dushimira cyane aba basore bakomeje kuzana impinduka muri societe nyamurenge, bakomeza kuzana udushya n'utundi. Aha ni ku nshuro ya kabiri, aho irushanwa ry'ubushize n'ubundi ntago waciye iminsi myinshi hano muri Kenya n'ubundi habereye irindi rushanwa ry'abakina umupira w'amaguru cyangwa se akabumbu. Iryo n'ubundi ni irushanwa nanone ryari ryateguwe n'aba basore kandi ni irushanwa ryagenze neza cyane ku bantu barikurikiranye. Rero guys, big up mukomereza aho ngaho, muri abantu b'abagabo mukomeje kuzana impinduka muri societe nyamurenge, muraba gushigikirwa, muraba guterwa ingabo mu bitugu kuko murimo murakora ibyo abantu benshi cyangwa se ibyo abandi benshi batabashije gutekereza. Rero nshuti bavandimwe, iri rushanwa ni rushanwa riteguye gute? Iri rushanwa ni rushanwa riteguwe nk'uko andi marushanwa yose y'abaminsi ategurwa. Abantu benshi mumenyereye cyangwa se tugize iminsi tubona hakorwa amakomedi ya za Miss Mulenge. Iyi rero ntago ari komedi, ni irushanwa rya Miss ryateguwe ririmo n'akayabo k'amafaranga menshi cyane. Mboneraho umwanya wo gushishikariza abakobwa bari mu Rwanda, abakobwa bari mu Burundi, abakobwa bari muri Uganda, bari muri Kenya. Aya ni amahirwe yanyu, ntiwamenya ayaba ari amahirwe yawe. Mugende mwitegure, mufate umwanya wa mbere wo kwiyandikisha muri iri rushanwa. Iri ntago ari komedi, iri ni irushanwa ryateguwe n'abagabo kandi ririmo akayabo
faranga. Rero dore ko iri rushanwa uburyo riteguwe, iri rushanwa ni irushanwa rizaba ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2022, rikazabera mu mujyi wa Nairobi. Aho rizabera niho bataratumenyesha, ariko baraza kubikora vuba cyane bamenyeshe aho rizabera. Iri rushanwa nanone kandi ni irushanwa rizaba ririmo ibihembo, ku buryo umuntu wa mbere cyangwa se uzaba uwa mbere azahembwa miliyoni y'amanyarwanda. Tuyashyize mu mashiringi y'amanyakenya ni ibihumbi 100 birenga, amafaranga atari make, amafaranga menshi cyane. Hanyuma igisonga cya mbere kikazahembwa amafaranga ibihumbi 700 by'amanyarwanda cyangwa se amashiringi ibihumbi 70. Igisonga cya kabiri rero kikazahembwa amashiringi ibihumbi 50, ariyo manyarwanda ibihumbi 500. Guys, aya ni amafaranga menshi cyane. Nagushishikariza kwiyandikisha muri irushanwa kugira ngo uzahatane uyu mwanya, wenda ahari wasanga ari uwawe. Rero reka tuze kubagezaho uko abantu cyangwa se mu mujyi wa Nairobi uko abantu bagiye bakira iri rushanwa. Iri rushanwa rero ryakiriwe n'abantu benshi batandukanye cyangwa se b'ingeri zitandukanye, barimo abayobozi, barimo abasitari bakina amafilime, amakomedi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri abo ngabo rero ku ikubitiro kabisa, ku ikubitiro hahise hazamo umusitare umaze kugafata, umaze kwandika izina, utakiri ku rwego rw'abanyamurenge gusa, ahubwo umaze kuba umusitare wo ku rwego rwa Afurika ndetse n'isi. Uwo nta wundi rero ni Kanyamukwengo. Mu magambo ye cyangwa se mu magambo ya postinze cyangwa se kuri video ya postinze ku rubuga rwe cyangwa se kuri social media ye ya Instagram, mu magambo atari menshi yagize atya: uwo mwana naramuka atwaye igikombe hehe na Kabucungu kandi muri iyo nzu azegukana ibihumbi 100 by'amanyakenya. Muzoza mujye ukuguru kw'inkoko mu gitondo, nimugoroba mujye ijosi, ejo mujye icubi, ejo bundi muzorya murobe mujye no murizo, ifaranga nziza uzoshira mu nzu. Oya ye nuko ni sawa n'uwo mwegeranye umubwira abwiriwe batangire kwisiga ubunyine, kandi twebwe Gamisi Murenge bama batangira bisige kombotora. Ubwiza bwo n'ubwa Karemana, abakobwa b'abanyamurenge se nabo bazabushakisha. Uwo rero ni Kanyamukwengo, umusitare umaze kwandika izina mu bijyanye na komedi muri East Africa ndetse no ku rwego rw'isi. Dukomeza no kumuha big up, dukomeza no kumushyigikira. Umusitare wacu ni umusitare twemera cyane, ubikora neza, ukora ibintu nk'ubizi kandi ukora ibintu bifasha sosiyete yacu y'Abanyamurenge. Nanone umusitare mwamenye muri benshi cyane muri filime, Rodoviko nawe hari ibyo yavuze, yagize ati iri ni irushanwa ritandukanye cyane n'andi marushanwa, ashishikariza ababyeyi ndetse n'abana b'abakobwa kwitabira iri rushanwa. Ni irushanwa rizahindura byinshi sosiyete nyamurenge yacu, ni irushanwa rizahindura ndetse nawe ubwawe nk'umukobwa w'umunyamurenge. Ayo ni amagambo y'umusitare Rodoviko. Nanone haje chairman uyoboye abanyamurenge mu mujyi wa Nairobi cyangwa se muri Kenya. Naho mu magambo ye yagize ati: Abanyamurenge, uyu ni wo mwanya ngo mugaragaze impano zanyu, cyangwa se abakobwa b'abanyamurenge, uyu ni wo mwanya kugira ngo mugaragaze impano zanyu, mugaragaze ibibarimo, kandi n'ababyeyi bareke abana babo bahatanire iri rushanwa, kuko ntawamenya aya mahirwe yataha iwawe, aya mafaranga angana gutya yataha iwawe. Nanone rero nubwo aba bagabo ko ari batatu narivuze bakiriye iryo rushanwa muri ubwo buryo, hari abandi mu makomenti yabo cyangwa se mu byo bagiye bandika, navugaho gatoya ko bigiye guhabana n'ibyo aba bagabo bandi bari bagiye bavugaho. Turagenda tubasomera message y'ukuntu abantu mu makomenti cyangwa se mu byo bagiye bapostinga ku mbuga nkoranyambaga, Facebook, WhatsApp ndetse na Instagram. Tubibasomere
mwumve uko abantu bakiriye iri rushanwa rya Miss Mulenge East Africa. Rero hano hari umuntu wagize ati yeme iki gikorwa njye ku bwanjye bitewe n'ibihe tumazemo imyaka 4 mu gihe ibikorwa nk'ibyo biba. Yes, reka tubasomere bimwe mu byagiye bivugwa ibyo abantu bagiye bapostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa se ibyo abantu bagiye bavuga ku bijyanye n'iri rushanwa ririmo rirategurwa. Uyu nguwe yanditse aravuga ngo yeme iki gikorwa njye ku bwanjye bitewe n'ibihe tumazemo imyaka 4 by'intambara iwacu ruguru twakabaye dukora iki gikorwa. Iki ni igitekerezo cy'uyu muvandimwe ati bitewe n'imyaka cyangwa se n'ibihe tumazemo by'intambara iwacu ruguru ntabwo twakabaye twishimisha ngo dukore ibikorwa nk'ibi ngibi. Iyi ni imyumvire yiwe ku giti cyiwe. Yongeye aravuga ati Miss Mulenge yakabaye nziza ariko turi mu bisubizo, ariko mu gihe tutari mu bisubizo cyangwa se mu gihe tukiri mu ntambara iyi Miss Mulenge ntacyo yaba ivuze. Uyu wundi we yanditse aravuga ngo birababaje kubona mu gihe twakabaye tubikorera iwacu, twebwe tubikorera mu bihugu by'aba nyirabyo cyangwa se mu bihugu by'abandi, ariko natwe se ku bwacu ni ibihe duharanire ko byazahinduka mu bihe biri imbere bikazaza bibera aho byakagombye kuba. Ubwo ashaka kuvuga duharanire uko ibi bintu cyangwa se ibi bikorwa bigiye gutangira muri iki gihe tubikore uyu munsi hano, ariko duharanira kugira ngo byibuze iby'ubutaha bizabere iwacu muri gakondo. Igitekerezo cyiza cyane. Uyu wundi we yavuze ngo igikorwa cyo gutora Miss Mulenge ni byiza, gusa mfite amatsiko yo kumenya ese ibi ni komedi cyangwa ibi ni ibintu bireba abanyamurenge bose. Nk'uko twari twabivuze, twari twabisobanuyeho, iyi ngiyi ntabwo ari komedi. Iyi ni Miss Mulenge yateguwe nk'irushanwa kimwe n'andi marushanwa yose azategurwa y'aba Miss mu bihugu bitandukanye. Mu ijambo nyakubahwa Rudoviko yavuze ko iyo tuza kuba dufite igihugu cyacu turimo cyangwa se iyo tuza kuba turi kubikorera mu gihugu cyacu, iri ngiri ryari irushanwa ry'igihugu. Rero iyi ntabwo ari komedi nka zimwe mumenyereye, ahubwo ni Miss Mulenge yateguwe irimo ibihembo ku buryo uzaba uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu benshi bazahembwa muri iri rushanwa. Hepfo yongeye arandika aravuga ngo nimba bireba abanyamurenge bose, abanyamurenge dufite aba representa au niveau international, ese muri kumwe mu mitegurire y'icyo gikorwa? Ni ikibazo yarabajije ati ese abanyamurenge dufite aba representa au niveau international, ese abo ba representa cyangwa se abo bayobozi ba representa ubwoko bw'abanyamurenge ku isi, ese muri iki gikorwa muri kumwe mu mitegurire cyangwa nimwe mu gitegura mwenyine gusa? Ubwo rero abari gutegura ibi bikorwa muraza gusubiza icyo kibazo. Yakomeje avuga ati bitabaye ibyo ngibyo, niba mutabaye mukorera hamwe cyangwa se mukorana n'ubwo buyobozi burepresenta abanyamurenge ku isi, ati mwaba murimo murakoresha izina umunyamurenge cyangwa se izina murenge kubw'impamvu z'abantu ku giti cyabo cyangwa se kubw'impamvu z'inyungu z'umuntu ku giti cye. Nimba ari komedi it's okay, nimba ari ibintu bireba abanyamurenge muri rusange, nizere ko mwakontakta abarepresenta bacu mugategurira iki gikorwa hamwe, kikaba igikorwa kiri au niveau mondial cyangwa se kikaba igikorwa kiri international. Hanyuma uyu wundi we yanditse aravuga ngo mutaye umwanya mu bitihutirwa, iwacu hari gushya cyangwa se iwacu hari gushira, ntaco mubivugaho, ibyo bizaza nyuma, dufite amahoro. Ashatse kuvuga ko ibi murimo murategura cyangwa se ibi ngibi byateguwe ni umwanya murimo muratakaza. Iyi ni imyumvire yiwe cyangwa se ni imitekerereze yiwe, ni igitekerezo cyiwe yatanze. Ati ahubwo ibi bintu mwakabaye mubitekereza nyuma y'uko mwagaruye amahoro
mu gihugu cyanyu, mukabitegurira mu gihugu cyanyu, ahatari ubakoma mu nkokora cyangwa se aho mutabangamirwa n'imitegurire y'iki gikorwa. Uyu we ari nawe wa nyuma dusorezaho, we yavuze ati mureke mbagire inama y'ubuntu cyangwa se mbagire impanuro y'ubuntu mutishyura. Miss Murenge muyireke yuko mugiye gupfobya umunyamurengekazi kubera ko ntimwujuje ubuziranenge bwo gutanga ikamba. Kuvuga ngo mukore icyo gikorwa hari ibisabwa, mbese ntimwujuje ibisaba. Muri make mureke gupfobya abana b'Imurenge. Yari yanivuze hano, yavuze ngo yari ibirori mu Nyabungo. Iwe arumva ko abari gutegura iki gikorwa nta burenganzira bafite cyangwa se batujuje kiritere zatuma bategura iki gikorwa. Muvandimwe, icyo twakubwira cyo wakwegera aba bantu ukababaza neza barimo kubitegura, kuko si ubwa mbere bateguye iki gikorwa. Ni ibintu bifatika kandi ni ibintu bafitiye ubushobozi n'ububasha. Rero inshuti bavandimwe, nawe tugarukarije ibyavuzwe cyane cyangwa se byagiye byandikwa n'abantu ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino bavuga ku irushanwa rya Miss Murenge East Africa. Nanone twari twababwiye ko hari inkuru irimo iracicikana cyangwa se inkuru irimo iraca ibintu. Iyo nta yindi ni inkuru y'umusore wagize utya mu materaniro afata agatuti ati tuzabyina igisirimba, ntituzita ku bantu badupfobya, ntituzita ku bantu batuvuga, ntituzita ku bantu babona ibyo dukora nk'aho turimo turakina. Twebwe icyo tuzi, icyo dukora ni uko tubyinira Imana yacu. Ati Dawudi nawe yarabyinye umwitero uragwa, si nkanswe twebwe. Umusore yakomeje avuga ati twe tuzabyina nihagira n'umupasiteri utwitambika tuzamutambukana da. Ibyo ni ibintu yavugiye mu materaniro. Ako ni akavideo kasakaye ndetse kanavugisha abantu benshi amagambo atandukanye, ku buryo abantu batangiye kwibaza ese uyu muntu cyangwa se uyu muntu wavugaga ibingibi afite itorero abarizwamo cyangwa ni umuntu w'inzererezi uri aho ngaho. Rero nshuti bavandimwe, reka tugarukirize ahangaha cyangwa se reka tube duhagarikiye ahangaha. Tuzakomeza tubakurikiranire iki gikorwa cyangwa se tuzakomeza tubakurikiranire amakuru ya hirya no hino uko birimo kugenda, ndetse n'andi makuru atandukanye muri rusange. Tugiye kujya tubageza amakuru y'ibirimo birakorwa n'abanyamurenge hano muri Nairobi, amakuru yo hirya no hino, utuntu n'utundi, udushya, ibintu byose birimo birakorwa muri iki gihugu tuzajya tugenda tubibagezaho. Icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe, ni ugukanda notification, ni ugukora share ukabisangiza n'abandi, ukadushyigikira kugira ngo dukomeze tuzamurane muri ubwo buryo. Rero tuzakomeza tubane kandi turabubashye cyane, turabashimiye abakomeje kudushyigikira. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha mwinshi cyane, naho ubutaha tuzongera. Ciao ciao.